ibiri yombi barayinganyije. Ese niki cyabaye kuri ikipe kugititwara neza kandi ari ikipe y'ubukombe mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba? Turaza kubifataho umwanya tubiganire neza cyane. Za transfer mu makipe mukunda hano mu Rwanda turaza kuziha umwanya tuziganireho neza cyane. Ntabwo turi bugarukiraho, turaza kwerekeza ku mugabane w'Uburayi. Hari intambara y'amagambo ikomeye cyane irimo yatutumye hagati ya UEFA ni impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane w'Uburayi ndetse na FIFA, nyuma y'uko FIFA bitangajwe ko hari ikigo igiye gushinga kizajya gikora ishoramari ry'umupira w'amaguru. UEFA ivuga ko FIFA itari kwiriye kujya mu bucuruzi bw'umupira. Turaza kuganira rero turebe niki kihishe inyuma y'ibi ngibi. Amategeko mashya muri English Premier League mu gihugu cy'Ubwongereza yamaze kujya ahagaragara agamije kurwanya gutinza umukino, aho kurengura bizajya bitwara amasegonda atarenze 5 mu gihe muzamu yarimo aravurirwa mu kibuga, bikaba ngombwa ko hari umukinnyi usohoka mu kibuga ndetse n'ibindi byinshi cyane. Turaza kubiha umwanya uhagije. Turaganira muri za transfer. Josko Vadiol yongera amasezerano mu ikipe ya Man City. Savinho basaba ko bamurekura akajya gushaka ahandi yakinira. Deal ya Vinicius kujya muri Arsenal isa nkaho ari inzozi itazakunda ndetse n'ibindi byinshi cyane tutababwiye muri izi ncamake turi buze kubirambura mu buryo bw'imitsi. Ikiganiro cyacu cyo kuri uyu wa gatatu ni Kwizigira Jean Claude Lee, ariko nzindukanye n'abavandimwe barimo Samir Sylvestre. Baramutse neza cyane Samir? Baramutse neza cyane Kwizigira, baramutse neza cyane abakunzi ba Radio Rwanda. Kabisa barahari baradukurikira ari benshi cyane. Nizere ko umeze neza cyane. Meze neza cyane, bambwiye ko FM yacu iba ku 20. Imirongo 20 hirya no hino. Imirongo 20 hanyuma ikiganiro burya gitambuka kuri Radio 10. Ubwo nayo ubwo twongereye aba ari nk'imirongo 30. Baramutse neza cyane bwana Flow Manager, umeze neza cyane Ibert? Meze neza ndashima Imana, ni amahoro. Ni amahoro? Ni amahoro. Mbonye haramutse ikirere kitarimo izuba ryinshi, bigaragara ko imvura ishobora kugwa mu minsi ya vuba. Bambwiye ko imvura yo mu mpeshyi yitwa insindagira bigega yende twavugaga. Ubwo nyine n'igihe baba bari gusarura bashyira mu bigega, iyi imvura iguye rero ubwo birihuta cyane. Mbonye rero ikirere mu by'ukuri kiramutse kirimo ibimenyetso by'uko imvura iri hafi, iramutse iguye byaba ari byiza mu by'ukuri. Kigali ho nta mvura menutse, izuba ryari ejo bundi yashatse kugwa, izuba ryinshi cyane. Inshuti yanjye twavuganaga ejo iri mu Buholandi, arambaza ati amakuru i Kigali, ndamubwira izuba riratwishe. Arambwira ati se ko narinzi ko nje mu biruhuko nje guhungirira hano, ati ubwo mpungiye ubwaye mu kigunda. Ndabona wenda ntago byashyuha nk'i Burayi, ariko na hano ntago tworohewe. Degree Celsius 20. Ariko ubundi mu muco nyarwanda iyo uvuze ko izuba rikwishe ari icyo umubwiye. Iyo murakora tsama ko ati izuba ryaracanye, umubwiye ko bitoroshye. Agomba kutayibwiriza. Beri ko yigize umukurambere cyane. Beri yigize umukurambere cyane. No kubana na nyogokuru. Ubuze izuba ryaratse. Ari ibihe by'amapfa. Sami, guhamagara Burera bavuga ati izuba ryaracanye bimeze nabi. Uzahita azatayibwiriza. Waramutse neza cyane Rugaje. Baramutse neza. Ni amahoro. Ni amahoro cyane. Imegi se wowe urayivuga hikira? Oya niyo ndimo. Izuba ryaracanye. Ndimo rwose bari muri sama n'abandi. Izuba ryaracanye. Oya twe tuba turi muri sama, nako mu mpeshyi abavuye hanze nibo baba baje muri sama. Nibo baje muri sama. Twe tuba mu mpeshyi. Iki ufite amafaranga n'uri muri sama. Uri muri sama se wagiye muri vacances. Uri muki. Uri muki kuri muki. Ari ni iki ni impeshyi. Byose amagambo arakoreshwa yo. Burya iki ni impeshyi ni synonyme. Ariko wacu dukorera ko turi muci. Hariya hirya muci. Ubwo njye rero ni muci. Aryamiye muci rwose. Izuba ni hatari ryaratwakiye kare. Ariko ndabona ari kugenda rigabanuka. Ari ikirere gishyushye ariko hatangiye kuzamo akabeho ku buryo abantu nkatwe bakonja cyane kwifubika. Ndabona biri mu cyumweru. Bese ntibyahindutse mu kwezi kwa munani imvura ntisigaye igwa. Bari kwezi gutangiye uko mbibona turatangira kwambara ibintu bishyushye. N'ubu habyutse hakonje cyane. Akantu k'agakonje njye nageze ngo ningiye kubera ko numva mfite ikintu bita vertige ntazana yavuye.
aya n'uyu munaniro wa za Sekafa wa muntu n'igikombe cy'isi bivanze n'igikombe cy'isi ni byinshi cyane byinshi njye nsigaye nanirwa sinari nzi ko ntazasaza mbere hari ukuntu nakoraga rwose nkumva nk'imyaka 3 ishize numva nta n'akantu nta nakonje nta kunje ntacyo ariko nsigaye numva nsigaye nkora icyumweru nkakenera gushita na match z'uyu munsi mwigeragereze rero wayibabwiye yakomeye mu myaka yigaragaje nsigaye bigoye umuntu ataraterekamo abana agomba kuzirukana ku ishuri nibwo najya mba grand frere abe nawe utangiye kubimenyera byibura ufite abana ubyuka nujyana buriya abantu ba mbere bagoye ni abantu ngo bafite abana wenda umugabo ntiwabyuka ngo utegure umwana wenda hari igihe ba mama wabo babigufasha n'abakozi ariko nyine iyo saa 12 n'igice shaho hanjye ishuri nzaryubakira baryubakira mu rugo nzahita nubakira nzubaka ishuri n'inzu biri kumwe nzajya mwana ijyaho hirya bakwigisha uragaruka umwana w'umuse yagenda wenyine 12 n'igice mu muhanda nabyuka nabwo ntiyagenda wenyine yagenda wenyine umuhungu wanjye se ntabwo yagenda wenyine ku myaka ingahe yagenda utamuherekeje ntabwo bibaho nta nubwo yaryiga ntabwo yasohoka baravuga ati papa ari hehe uragira ngo nibwo byawe byo mu gatsata ugomba kurara wasoza Champions League saa 6 reka da ukamara agasaha uri kureba za CBS saa 12 ukaba wamaze kubyuka nijoro bamukoresha homework nijoro mbere kugera kwa gatanu byibuke nijoro ugomba kuba waramukoresha homework mu gitondo kumubyuka namujyana ku ishuri izindi gahunda zikaza nyuma nuko bimeze iyo ufite umwana abana baraniyepoza akakubwira ati ngewe papa niwe unkoresha umukozi ntiyamukoresha mama arya mwanga ni papa reka rero tubahe ikaze twizere ko mumeze neza cyane mu rubuga rw'imikino Sami hari igikombe cya Afurika cy'abagore kirimo kiraba abantu bari biteze ko Nigeria iza kwitwara neza ku munsi w'ejo ariko Malawi yatunguranye cyane abantu ku munsi w'ejo mu kiganiro n'inde wahoze bivuga nahoze numva avuga ngo Malawi ngo nukumenya ngo irarya bingaye ahubwo Malawi byaje kurangira ifashe Nigeria irakubita n'umukino wanasifuwe n'umudamu w'umunyarwanda yego umutoni hari nene wari hagati hanyuma impanga ye umutesi Alice yari umwe mu basista cyangwa se abasifuzi b'igitambaro ubwo mbere yaho ku munsi w'ejo Mukansanga Salima nabwo yari kuri VAR hanyuma umutoni ari umusifuzi wa kane ni umukino wa Malawi n'ikipe y'igihugu ya Nigeria ni ekipe navuga ngo yamaze guca akarongo mu mupira w'amaguru w'abagore kuko mu bikombe 14 bimaze gukinwa 13 kuko ikindi cya 14 13 yatwaye 10 uretse Guinea Equatorial yatwaye ibikombe 2 ndetse n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo yagitwaye 2022 na yindi kipe iratwaraho igikombe cya Afurika cy'abagore. Nigeria igira abastari abantu benshi barabazi cyane nk'uyu kapiteni wabo witwa Ajibade yitwa Rashbat Ajibade akina mu ikipe ya Paris Saint-Germain arazwi cyane. Michel Arozine umukobwa abantu benshi bakunda bitewe nuko akina umupira w'amaguru abifatanya n'umwuga wo kuvura. Bafite kandi Basisati Oshowara barazwi cyane, ba Okoronko Esther ukina mu ikipe ya FC Toronto. Ariko ikipe y'igihugu ya Malawi yitabiriye bwa mbere igikombe cy'isi, navuga ngo hari umuryango wayibyariye abacunguzi kuko ayiho mu gikombe cya Afurika witwa Temwa Chavinga akina muri Kansas City muri Leta Zunze za Amerika, afite imyaka 27. Ni murumuna wa Tabitha Chavinga wakineye za Inter de Milan, Paris Saint-Germain, wari muri Olympique Lyonnais. Nibo babiri bayifashe ikipe y'igihugu ya Nigeria, umwe hagundi assist bayifashe muri Nigeria ikajya yataka igahusha uburyo bw'ibitego, birangira ikipe y'igihugu ya Malawi itsinze ibitego bibiri bya Temwa Chavinga ndetse na kimwe cya Tabitha Chavinga. Bitatu byageze ku minota 85 ari 2 ku busa bya Malawi. Hanyuma Nigeria iza kubona penalty ya Jibada itsinda neza, ariko Malawi itsinda igitego cya gatatu. Nigeria iza kubona igitego cya kabiri kindi ku minota irangira ku minota 90 wongeye iminota 9. Ni surprise iravango ni gutungurana kubayo kuko Nigeria iruka gutsindwa mu gikombe cya Afurika muri 2022 nabwo itsindwa n'ikipe y'igihugu ya Zambia. Aya makipe abiri yo muri Afurika y'Amajyepfo, Zambia na Malawi, bashyize imbaraga cyane mu gutegura umupira w'amaguru w'abagore kuko bafite abakinnyi benshi bamaze no kuba abastari mu ruhando mpuzamahanga, kuko mbere yuko uno munyamerika kazi aza mu ikipe ya Chelsea wari ufite agahego ko kugurwa amafaranga menshi no umukobwa w'umunyazambia kazi witwa Rachel Kundanaji wari waguzwa ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ubwo mbere yaho y'uyu mukino Barbara Banda arazwi cyane
nawe n'umwe mu bakinnyi baguzwe amafaranga menshi mu mupira w'amaguru w'abagore akina mu ikipe Orlando Pride yatsinze ibitego 4 banyagira ikipe ya Misiri ibitego 6-0. Nekereza ko mu mupira w'amaguru w'abagore abirabura nibwo bafata inkoni bagakubita abarabu mu buryo bufatika. 6-0 bya Zambia itsinda Misiri navuga ngo ni intsinzi iremereye no gutanga ubutumwa kuri aya makipe abiri yo muri Kosafa ko ashobora kuzagira icyo akora muri iki gikombe cya Afurika kiri gukinwa ku nshuro ya 14 muri Morocco. ubona ko Malawi yashyizemo imbaraga bafite abakinnyi benshi mu mashampiyona agiye atandukanye no muri Afurika bagiye bafitemo abakinnyi kugeza n'ubwo basagura abakinnyi bashaka kuza no mu Rwanda. Urabizi ko muri Rayon Sport harimo umunyamara witwa Chavinga nawe Mari Chavinga ariko ndumva baramurekuye ntabwo bamwongereye amasezerano ariko kumureka kugenda nuko yabonye indi kipe ahitamo kwigendera. Urabizi ko yanabanzagamo ubwo rero mu by'ukuri muri Malawi urabona ko bari gukora abakinnyi benshi muri shampiyona yabo y'abagore cyangwa se no mu mikino yabo y'abagore. Bigaragara ko rero muri iki gikombe cya Afurika baratanga icyizere kuko kuri uyu mukino nta muntu wabahaga amahirwe. Tuzi ko Nigeria iza kubatsinda byoroshye mu by'ukuri inatangira kare batsinda 2 ariko comeback bakoze bakaza kubyishyira bashyira muri igitego cya 3. Biragaragara ko ari ikipe yiteguye neza cyane mu barabu ubona ko ntago bagishyira imbaraga cyane mu bagore kuko no kuba bitabira kubera ko n'umuco wa Kisilamu mbere ntabwo bashyiraga abagore ntabwo babemeraga gukina umupira w'amaguru ariko bamaze iminsi basa nkaho bari kugenda babaha uwo mwanya bagakina. Muri Morocco ni imwe mu ekipa akomeye muri Morocco nawe ni imwe mu ekipa akomeye kuko Morocco guhera mu mwaka wa 2010 buri kipe yose y'abagore bayihaye bisi ndetse na ambulance banahabaha ubwishingizi abaki kugira ngo bagire ubushake bwo kugira ama ekipe y'abagore. Igikombe cya Afurika harimo na qualification z'igikombe cy'isi kuko amakipe azagera muri kimwe cya kabiri azabonye itike y'igikombe cy'isi kizabera muri Brazil muri 2028. Hanyuma amakipe yandabiri azava mu makipe yageze muri kimwe cy'umunani kirangiza azakina playoff hagati yabo kugira ngo baboneke amakipe 6 azahagarara Afurika mu gikombe cy'isi cy'abagore kizabera muri Brazil. Yes, rero ni igikombe cya Afurika cy'abagore. Ikipe ya Zambia nyine ngira ngo abantu babibonye ko yatsinze Misiri 6-0. Birumvikana nyine ko amakipe yo muri Maghreb atitwaye neza cyane. Hanyuma uyu munsi baranakina mu itsinda rya 4 kuko Ghana ndabona yakina na Cape Verde saa moya. Cape Verde nayo yitabiriye bwa mbere nayo n'ubwa mbere igiyemo Cape Verde mu gihe kandi saa 4 Cameroon irakina na Mali. Cameroon na Mali match ikomeye. Tanzania yatsinze ekipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo nawe yaratunguranye kuko Afurika y'Epfo yatwaye igikombe cya Afurika cya 2022 ifite abakinnyi bakomeye cyane ariko Tanzania nayo imaze gusa nkayo isiga amakipe menshi yo muri aka karere kuko Tanzania ifite abakinnyi 2 bakina muri Premier League y'abagore. Bafite abakinnyi bakina muri Premier League muri za Brighton n'andi ma ekipe atandukanye. Reka tuve mu gikombe cya Afurika cy'abagore tubanze twikoze mu makuru ya za transfer hano mu makipe yacu mu Rwanda gake tuyaganira twinjira muri Sekafa mu kanya. Ikipe ya Garde Republique ejo bundi abantu babonye irimo iratakirwa na Boateng Mensa avuye mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Abantu bari bazi nyine ko ubwo wagiye kwikomitinga n'ikipe muri Djibouti ariko byarangiye Mukura itangaje ko Boateng Mensa yongereye amasezerano y'umwaka umwe muri ikipe yambara umuhondo n'umukara. Boateng Mensa ni rutahizamu ikipe ya Mukura Victory Sport. N'ubundi ibiganiro byari byatangiye na mbere y'igihe bifuza ko uyu musore yakomeza kubafasha gutaha izamu kuko Boateng Mensa uyu n'umwaka ari wagiye gukina wa gatatu ikipe ya Mukura kuko yari amazemo imyaka 2 muri Mukura. Amasezerano yarangiye batinda kuyamwongerera. Urabizi ko buriya Boateng Mensa yize kwifuzwa n'amakipe hano iwacu mu Rwanda mu makipe akomeye za Rayon za APR zigize gushaka kumusinyisha kuko icyo gihe yari ameze neza ariko ngira ngo MD nabo bakorana muri Mukura babaca amafaranga atari make. Bavuga bati reka turebeho gato abantu babanza bamenye ko abakinnyi benshi bari muri Garde Republicaine iyi ngiyi muri Sekafa mu Rwanda abenshi bari mu biraka. Ubu ba Papi bari mu biraka, bano ba Boateng Mensa bari mu biraka, umutoza Kayihura Yusuf Chami hari mu biraka. Nyine abenshi n'abanyabiraka barimo bakoramo. Niyo mpamvu nyine tuvuga ngo iyo babonye igitego muri APR biba bitangaje cyane. Ikipe iri mu biraka nyine iri gushyikiramo abakinnyi bameze nk'abari muri test cyangwa se bari ko bazasinyisha. Kiba ari ikintu gitangaje. Niyo mpamvu rero ntabwo bitunguranye kuba Boateng Mensa asinyiye ikipe ya Mukura cyangwa se yongeye amasezerano. Ubwo hari uwibazaga ngo uko mubonaga muri Garde Republicaine nkaba mubonye asinyiye muri Mukura bigenze bite ariko ntabwo nta masezerano afite muri Garde ahubwo n'uvuga ngo yasaga n'uri muri test gusa Mukura yari bizi neza ko ikenera rutahizamu
rutahizamu kuko hari ba rutahizamu benshi bagiye bifuza bo muri za Kenya muri za Uganda birangira batababonye baravuga bati pourquoi pas tutafata umukino twari dufite uyu Boateng Mensa ko yari amaze no kumenyera ekipe kuko urebye mukuru uburyo imeze bavuze ko bazakoresha abanyamahanga batarenze 5 cyangwa se 6 nta banyamahanga benshi bazaba bafite baravuga bateka tumugarure rero ikindi kandi urabona ko yitwaye neza cyane ku mukino wa APR nubwo atatsinze igitego ariko Boateng Mensa wabonaga ko move afite ama runs uburyo asaba baro uburyo atera mu izamu byari biza cyane ubwo byarangiye yongera amasezerano muri Mukura agiye gukomeza kwatakira Mukura ari kumwe na Mutsinzi Patrick n'ikintu kiza bakoze muri Mukura kuko Boateng Mensa nubwo mbona nge ni umukinnyi ubona atumva neza amakonsi y'umutoza ni umukinnyi ubona akina ibintu bye ariko uburyo yataka mizamu cyangwa se uburyo akina ubona nta kibazo pe igihe amakipe yamushakaga yari afite contribution y'ibitego bigera mu 10 muri shampiyona ariko umwaka ushize ntabwo yagize imibare myiza cyane ibitego 3 assist 6 yatsinze ibitego 3 atanga assist 3 n'ubanga urari rw'ibitego 6 ariko none rutahizamu ikipe ya Mukura ikundira ko afasha abandi bakinnyi gukina no kwisanzura kubera ko kubera taye ye igihagararo cye ni umukinnyi nyine utajya uha agahenge ba myugariro bindi kipe baba bari bahanganye ku buryo nyine nubwo atatsinda ibitego byinshi ariko contribution ye yaba yagaragaye kugira ngo Mukura ibashe gutsinda ibitego ubwo rero Boateng Mensa akaba agomba kumenyanya n'ikipe ya Mukura Victory Sport umwaka utaha ubwo yongera amasezerano y'umwaka umwe kugira ngo bamuhaye imyaka 2 nta n'umwaka umwe bamuhaye umwaka umwe bya bindi wanga by'imyaka 2 ntabwo ari byo bamuhaye abonye bona rugaje umutwe bikunda by'imyaka 2 buri by'imyaka 2 none Boateng ibiri tugakunda umwe nanjye ariko biranjena imyaka 2 ni gute umwana nka Moza Daniel umbwira ngo amusinyije imyaka 3 umusinyije 5 wabiki cyangwa byiburi wenda nka Mensa urumva imibare ntabwo babonye ari myinshi icya kabiri afite imyaka 29 arajya mu 30 Mukura rero kumuha amasezerano y'umwaka byo byakumvikana nako ni nkawe sinawe bifuzaga ntabwo ari we bifuzaga rwose hari abandi bataka bashakaga ntabwo iyo wamwifuza bari kumwongerera mbere mu kwezi kwa 6 yego ngo rero kumwongera amasezerano y'umwaka umwe we bifite igisobanuro cyane ariko nk'aba basore basinyije bitwa ba Alexandre basinye imyaka 3 yego uyu wavuye muri Gasogi umuzamu ukiri muto n'abantu bandi batoya bagenda bongera amasezerano y'imyaka byibuza 3 ntabwo ariyo transfer yonyine yitwa Banamwana Camarade yamaze kuba umutoza w'ikipe ya Sunrise Football Club mu bakinnyi duherutse kubaganiriza bagiye bazakinira Sunrise barimo banigi inama Patrick Mbogamizi n'abandi uwo bita Eric Ngendahimana yamujyanye muri Sunrise cyane yaryamye Rwamagana Nyagatare hari uyu muhungu rwose turamuhe credit witwa Egide akorera kuri radio Nyagatare yego yambwiye ati umuntu witwa Ngendahimana Eric ari Nyagatare yamaze gusinya amasezerano muri Sunrise ndavuga ni nakoze no muri gym yakoze muri gym ndavuga ni se uyu musore ko nabonaga muri Bugesera ayifasha abanzamo hari na vice capitaine w'iyi equipe agiye Nyagatarate ariko ubwo birumvikana ko mu bana yagiranye na Camarade nyuma yo kuva muri Bugesera agomba no kwivanamo abakinnyi kuko ari abakinnyi mu by'ukuri babona ko bamufasha muri Sunrise ngira ngo Eric ni ikipe ya kenshi igiye gukinira kuko ugiye kubara ama equipe yakiniye muri Police oya wohereye hafi muri Kibuye akina muri Gicumbi akina muri Kiyovu akina muri Police cyane akina muri Reyo cyane akina muri Bugesera cyane uvuga ngo iyi ni ikipe ya Karindwi ako bara nta yindi buramo baza zirindwi ni ikipe zirindwi ni ikipe ya kenshi pe kandi yahereye kera yari muri shampiyona 2005 yakinaga umupira cyane 2005 amaze imyaka 21 akinwa Ruhago yakiniye kuri stade Gatwara imwe yubatswemo ibitaro ikibaho mbere yuko bubaka ibitaro ubu harimo ibitaro bya Nyamishaba ubu ahantu yakiniye harimo ibitaro bya Nyamishaba ya Karongi hitwa Nyamishaba hariya harayitwa Nyamishaba Gatwara hari aho Gatwara rero harayitwa Nyamishaba hari na kaminuza buriya y'ubuganga nubango rero Ngendahimana urabona ko rwose ese mu bakipe muvuze mwavuze muri Kigali wayibaza icyenda wayibaza Kigali Kigali nayibaje yakinyemo imyaka 2 Kigali rwose yakinyemo Gasongo ariko n'abasare henda byibuka urumva rero muri Bugesera ngira ngo batinze kumwongera amasezerano Camarade abimenye abona n'umukinnyi wamufasha n'umukinnyi ushobora gukina kuri 5 umukinnyi wakina 4 n'umukinnyi wakina 6 urumva rero kuba byibura yakina mu mwanya urenze umwe mu kibuga
kandi wareba nubwo tuvuga ati imyaka myinshi ni mukuru ariko yari mu kibuga ntiwabimenya agira discipline pe yari mu kibuga barusha n'abakinnyi bato kwitwara neza ni experience afite n'aka experience kamusunika ntabwo ari bibi cyane cyane ku ikipe nk'izamutse bakeneye bene abo bakinnyi bafite akantu ka maturité ko kumenyera shampiyona. Eric afite n'izo karite zose warugarutseho zo gukina yugarira ariko aburyegera n'akantu ko kudesida match nini muri ukuntu itsindira ibitego kabisa kurusha ubona Buraregane watsinze igitego cya 2015 polisi twari igikombe cy'amahoro cyane anabisubiramo ihuye ejo aperi ayitsinda ari muri reyo muri Pisca oya agira uko kuntu nyine ibintu bye ari na discipline ntabwo ushaka kumva ibibazo bye ngo yagiranye n'abatoza n'iki kandi nubwo aba ari mukuru afite n'iyo experience nk'ubu muri reyo yakinaga ataha i Rwamagana ariko ntiwumvaga si imyitozo nka wa mucuti wawe wa Boyiro ataha urugendo umuhungu wanjye uba urugendo ku mafarashi ariko ubu ngubu azatora baragenya agatari biragoye yahera mu nzira akora yitahira rugendo yanze akunze ubwo arimuka ngo ntasohoka afite famiye yarangije match afata godiyo akamfata ariko hari n'igihe iyo ufite famiye gutya yerekera aho iyo yubatse nk'irugende bakigumira aho niho baguma n'ubundi none akagenda akaba ari Musanze muri Amakipe bambwiye ko yakineye na Musanze ubwo ni 10 ahubwo twabaza 8 ushyiraho AS Kigali ushyizeho Musanze twabaza 7 ubwo ni 9 agomba kuzura 10 bivuze ngo ashaka gukora nasezera umupira ashaka yakora miniturunwa y'amakipe yakineye Ngendahimana bivu friends Ngendahimana Eric wavuga Kariga nibyo gudesida kuri match nini ndibaka ko n'umwaka ushize w'imikino yatsinze Elimelek bura Bugesera yatsinze Elimelek muri match banze yatsinze Elimelek ubwo rero birumvikana ko uyu musore kuri match nenda no kwitondera cyane ubwo reka tureko ko hari icyo afasha ikipe ya Sunrise nabonye yashyizemo abandi bakinnyi bashyizemo abakinnyi bavanye muri Gicumbi babiri iyo mediane ya Ngendahimana Eric na Mbogamizi amakipe azajya Nyagatare yitegura harundi basinyije twa Jean Petit wakinaga muri Gicumbi Jean Petit Nzeyimana Jean Petit ni umurundi w'umuhanga cyane kamarade yamuvanye muri Gicumbi ugashyiraho nawe amakipe arajya kunganya na Ngendahimana Mbogamizi byagenze bite kugira ngo yigire Nyagatare baba bananiranywe ku mafaranga i Musanze ubwo rero ubwo urumva mediane harimo Eric harimo Jean Petit harimo Mbogamizi inama Patrick yaba rwose ari mediane nziza washyiraho Arteta uyu musore wakinaga muri Gicumbi Eric kapiteni ukina ku ruhande rw'iburyo cyangwa rw'ibumoso ubona ko Sunrise rwose iri gusinyisha neza ku rwego rwayo nkuko Rigani bivuga ku rwego rwayo ni ikipe izamutse mu cyiciro cya mbere mu mwaka abiri gusinyisha rero bajyanye n'urwego rwayo ntabwo rwose igize yipasa umupira muremure kugira ngo bigore abishiri gushyiramo nabo ku rwego rwayo ikipe ya Etoile de l'Est ntabwo ijya ivugwa cyane ariko Etoile de l'Est yagaragaye mu binyamakuru ku munsi w'ejo yajyanye umuzamu wa Gorilla Football Club nta gisa nayo Serge yari umuzamu yarasanzwe akina muri yatangiye ari umuzamu wa kabiri asimbura Gadi nawe yavuye muri Gorilla hanyuma bigeze mu minsi ya nyuma aza kuba umuzamu wa mbere Gorilla rero mu mpinduka nyinshi yakoze cyane ko uyu mwaka ikeneye kutagira ibibazo byo kwisanga mu minsi ya nyuma ifite ukuntu isitaragoringa yafashe umwanzuro wo guhindura yazanye umuzamu ufite ka experience ukuntu abantu baramuzi muri Gasogi uyu mwana Gael hanyuma Serge rero ni umuzamu navuga ngo afite ikintu wenda cyo kuba nka kalite azi gukinisha amaguru cyane akaba ari n'umuzamu ugira akantu ka lecture de jeu azi gusoma umukino nyine akamenya ukuntu ahagarara mu izamu ikintu kigora Serge kurusha ibindi byose ni imipira yo mu kirere Serge ni mugufi hari match yageze ku Nyamirambo nkabona abantu bose icyo gihe nayo nicaye muri tribune n'abataramu bose bari kundeba ndi kunota ibintu ndi buze guhakirasa fata umuzamu mwashyize mu izamu ko adafata baro zo mu kirere niyo nenge yonyine agira ngango baro zose zo mu kirere araziboksa arazikubita nyine ibipfunsi ntajya kacinga baro mu kirere biramugora cyane zose ibe cross ibe kona ibe ishoti ibyo ibiki
ariko ni gake cyane na taye ye ntabwo yizeye, ni mugufi, ni mugufi niko kabazo agira. Ibintu byinshi byo hejuru biramugora, urumva arasimbuka none ko musaba gusimbuka cyane amaboko akayarambura cyane, ntabwo nyine yakora biriya bya to catch the ball nk'umuzamu muremure nka kuri wavuga wenda ngo uteye ishoti wenda Dande Junior cyangwa se bakimenye kwa kundi nyine asimbuka ariko amaboko ye nyine akaba agifite imbaraga ku buryo afatira umupira nyine rimwe, niko kantu konyine kirenge afite mu izamu kandi wari baye mugufi kuri uri umuzamu ariko ibindi gusa kugira detante urabona nka Batesha muri Batesha muri ari mugufi ariko arafite detante ku buryo asimbuka umupira akawusama nta kibazo, ariko azi gusohoka, azi gusevinga, azi gukuramo imipira yo hasi, azi gukorera amareflexe, azi gukinisha amaguru, afite utuntu tundi twiza, nta wuzuza byose ni ubwo nyine nawe ako ngako nanjye kuvuga ngo azagakosore kandi nta kundi yabigenera, ubwo abatoza bazamufashe bareba amayeri babibyaza, ubwo n'agatipusi mpaye amakipe azakina nawe nayo azamenya hamutera. Ugasanze y'umutoza Shabani Mbarushimana niwe mutoza wa Etoile de l'Est, uyu watozaga AS Kigali. Shabani yungirijwe na Idrissa wahoze muri Musanze. Niyitegeka Idrissa yabaye muri Musanze no muri Gasogi. Muri Gasogi oya yabaye kapiteni se umutipe mugufi yabaye kapiteni, yabaye kapiteni yitwa Niyitegeka Idrissa, yakiniye Kiyovu, yakiniye Musanze, yakiniye Gasogi na Bugesera. Yari kapiteni wa Musanze muri ya sezo ya wa mutoza w'umunyakenya. Musanze irimo Banamanda Wafula. Yari kapiteni yahoze yarungije muri polisi. Yego nabaye no muri yahoze yarungije muri polisi. Kuba muri kubitiranya. Oya niwe ni Niyitegeka Idrissa niwe. Oya Niyitegeka Idrissa ariko ntarajya muri polisi. Oya ntago arajya mu batoza. Uwo mvuga urimo uravuga Nyandwi Idrissa. Nyandwi Idrissa ntago arajya mu batoza. Nyandwi wa Idrissa wa Musanze. Nyandwi rero yanabaye no muri Musanze ari umutoza wungirije. Yungirije uriya Frank Una ajya kunyiriza muri polisi. Yari muri polisi mu makipe ubwo yakiniye na za Kiyovu. Yakiniye Kiyovu Nyandwi cyane, niwe rero wungirije Shabani. Ni umwungirije. Abatoza murumva bazafasha Etoile de l'Est kuba mu cyiciro cya mbere. Icyitwa fitness imbere na mbere bagomba kuzamwumva. Umwe mu bantu bazi gukoresha imyitozo y'imbaraga. So indi nkuru nkesha Eric Ndagijimana ndabona mu kanya yanditse ko Gor Mahia iri mu biganiro bya nyuma na Denis Omedi. Ariko urebye APR yo nta serivisi ze bari gukenera cyane. APR ifite abawinga bahagije, noneho n'umwanya w'abanyamahanga nawo ubwawo ni ikibazo. Urumva bafite tubaza abanyamahanga, bafite umuzamu w'umunyamahanga Siruane wigira muri defense, bafite uyu mu defenseur Maduzo nubwo ubundi akina gatandatu, nabyo turaza kubigeraho. Bakaba bafite ubwo imbere yabo gatoya bafite Sekiganda, bakageramo Memer Dao, bakageramo Yusuf Dauda, bakageramo Michel ku ruhande, bakageramo Kiwanuka ku ruhande, bakageramo Atara ku ruhande, bakagera rutayizamu William Togwimeri na Traore ndetse na Traore. Bafite abakinnyi 10 b'abanyamahanga, kandi turabizi ko kuri field de match hajya abakinnyi 8. ni ukuvuga ngo mu bakinnyi babanzamo n'abasimbura ntugomba kurenza 8. rero kuba ufite 10 kandi mu by'ukuri ku kigero nk'icya 80% keretse habaye ibibazo by'imvune, ntago nabo ngabo kubasha gupanga 8 ntago yabyoroheye umutoza, kuko abo babera droppinga nabo ubona ari abakinnyi yagakeneye muri equipe. So icyo ni icyambere kibanza gutuma ibyo bari bamukeneyeho biba biki. Noneho position akinamo zimbere yaba ari kuri point, APR hafite rutahizamu William Togwimeri, ariko tanabonetse urabizi ko Sheikh Jibril Watara nabo yakina nka rutahizamu. Icyo kirabanza cyangwa na Fidari w'umunyarwanda ya gatatu. Icyo kirabanza kikarimita uwo mwanya ntiyawubona. Wajya ku mpande zombi ninshaka mwe kwakina iburyo n'ibumoso, APR nayo ihafite abanyamahanga. Michel ni umunyamahanga, Kiwanuka mwe n'abo Mugande ni umunyamahanga, ndavuga mwe n'abo wa ntuza wa Denis Omedi. Watara iyo Togo yatatse nawe akina ku ruhande nk'umunyamahanga.
hari n'abasimbura b'abanyarwanda bakina ku ruhande bafite Haji Iraguha, uwo nawe ni umukinnyi bakina ku ruhande, ubwo bamaze kuba abakinnyi 4. Ubirebye rero nta kindi cyashoboka gusibye kumurekura, ariko muri za Gor kuko badafite ikibazo cy'abanyamahanga, ikindi za Gor Mahia n'umupira bakina muri Kenya n'umupira ujya gusa n'umupira w'imbaraga cyane ko bose n'abagande ntabwo ujya gusa ahubwo n'imbaraga umupira ukaza nyuma cyane. Nabo bose bafite iki kintu cy'umupira w'abongereza cyane kandi nabo nyine babakolonije bagira ibyo babigiraho mu buryo bw'imikinire, ngufu kabisa, ngufu. Ariko burya n'abadage niko bajya gukina. Oya bonda abagande bakina ahubwo umupira w'abadage. Uzarebe mu bijyanye no gusatira kwa amakipe y'abagande nta passe zirenze 3 bashaka gukora cyane. Banaga umupira mu mpande bakaba bafite umuwinga wihuta cyane ugarura muri box batsinda. Ibyo rero Medi azi kubikina. Ibi bintu bidasaba technique nyinshi, comeka muri profondeur niruke mpindure cross cyangwa se nincenga nkinjira box ndakuri urutami ndakuri shot riremereye, ibyo ubona yuko agerageza kubikina. Ni umuntu nyine bijyanye n'iyo kipe bitandukanye nuko muri APR byari bimeze. Ariko isoko ry'abagande no muri Kenya rirabahira. Urebye abakinnyi benshi na wa mutaramu ava hano uyu Charles Bare wese ajya muri Kenya, kandi umunyamakuru witwa Boniface Osano wo muri Kenya umufana ukomeye cyane wa Gol yarimo ambwira ati nubwo ikipe umuntu yatsinze 5 ntabwo turanyurwa, dukeneye rutahizamu kandi dukeneye n'umusentro midfield, bivuze ngo baracyari ku isoko ry'abakinnyi kuba. Kandi uyu mutaramu asanzwe n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Uganda nawe akeneye ahantu ajya gukina mu buryo bora kuko Pamoja ije ameze gutya atari gukina kugira ngo azakine byazagorana, nawe akeneye kujya ahantu abona umwanya wo gukina. Ariko mu bantu APR yakwiye Omedi nge burasi nkuno winga utadribble kuko buri mu winga ikintu cya mbere nyine arangwa nacyo nizo runs cyangwa se uburyo asaba baro n'uburyo yirukanka n'uburyo twara umupira. Omedi rero sinzi impamvu wenda abantu batamufata nk'umwataka, yabundi akaba ari umwataka nimero 9 kuko iyo umushyize ku ruhande uretse kuba nyine afite speed ariko kwa kundi muha baro ukamubwira ngo yizamukane cyo gutsinda ubwo bushobozi ntabwo afite kuko ntabwo ari umukinnyi udribble. Oya nagaze gucenga, ntabwo azi gucenga kandi nyine ku ruhande ntabwo akina ku ruhande azi gucenga, icyo bita gucenga nyine kwera iminu umuntu ukamuvana ugatanga baro. Wenda ufite nk'abamediateri beza bazi kuba bakwera imina linye ya mediane bakagushyira muri profondeur bakagucomekera ukazajya uscoringa cyane, reka tuvuge ukaba uri umuforward uri mwiza mu bitego, byaba ari byiza. Unfortunately nabo bantu bakabaye banamufasha gukina muri ubwo buryo busa naho ya Kaleto waruvuze navuga ngo iri basic ku muwinga adafite, aba mediateur bagasa naho bayimugirira bayimukorera bakamukorera ako kazi yagakoze, bo bakamushyira bya bindi twita ngo ni ku isahani, we agahita ashyira mu izamu gusa. Ibyo nabyo APR abo bantu nabo nabifite, ni no mu ntenge zikomeye APR ifite by the way, intenge zo kuba abakinnyi ba APR bose yaba abo b'imbere yabo Amani Michel nabonye na critique ziri wabo zikomeye cyane, baravuga batari ku muntu bari kuvuga ngo baguze igitangaza cya top scorer. Burya nushaka kuri umukinnyi uko abantu bamufata yaguzwe, jya ureba comment ziwabo ni byabaye top scorer, ntabwo ari ukubeshya rwose yaramubaye. Ariko hari match batsinze ibitego 8 atsindamo 5. None muri comment z'abafana babo baranavugaga batari ko uyu muwinga ibitego yatsindaga ni ibitego ki, ati ko bya bitego by'amatapi ni kwa kundi umupira ugusanze nyene muri box hari habaye akavuyo ibintu bire izamu birakomeye birashyushye bakawukubita garde akawukuramo hagaze hafi aho ngaho ugasunikiramo ugasubyamo. Ati uyu muntu uko atakoze bya bitego bya hatari, ati ko numva abantu bamugize igitangaza cy'umuwinga. Ubwo urumva uwo twamaze no kubona muri izi match amaze gukina muri Sekafa rwose turetse kubeshya nawe nagafite izo karita bavugaga za muwinga dribble. Iyo uje kuri Sheikh Jibril Watara yaba nimero 9 mwiza kurusha uko yaba umukinnyi wo ku ruhande. Watara cyambere tafite ntiyihuta, icyo cyarabanze kikavaho, agira wenda icyo twita vitesse de reaction, yafashe umupira agerageza nyine guhita turagasa n'ugerageje gukora nk'aga sprint wenda ka metero nk'icumi, ariko ntabwo ari wa muntu wavuga ngo icyo bita wenda tackles muri match y'iminota 90 ngo aragutwarira umudefenseur nk'inshuro nka 7. Wa muntu uhereza umupira
ukaba uzi ko umudefanseri agowe agiye kumucenga akamutwara natamukorera ikosa aramukuraho kona cyangwa bara yitwara yageza muri boxi ateze dani, uwo nawe ntabwo icyo kintu yagikora mu wenga aperi ifite. iyo uje kureba ba haji agerageza gucenga wenda agakorosinga nta cyizere cyatari bamugirira. Kiwanuka agerageza gucenga nawe si cyane gucenga, ariko nawe burya ni umuntu mwiza cyane mu kijyanye no kwishyira baro muri vide akiruka akagusiga, nawe burya rirahinga kuri press cyane, wenda akagerageza no kuba yatera ayo makrosi. Iyo uje muri mediane ya aperi rero niho wumirwa. Umuntu ukina nimero 8 Yusuf Dauda azi gukinisha bagenzi be ibi bya ball orientation, ariko nawe nyine si mwiza wenda muri kwa gucenga nyine ngo abashe gukuraho linya defense. Umukinnyi wundi wakabaye ibikora ni Traore, niwe dukeneye kureba neza, ariko nawe kunayibonye ni mwiza mu ball orientation, gusirikiriza umupira, ama movement menshi niki. Umuntu wari mwiza rero waje mbona wahome nge sinzi uko byagenze ni Memerida. So still rero hari umwe mu bayobozi ku munsi w'ejo twaganiriyeho muri aperi mu bayobozi bo hejuru tuganira, yambazaga honest opinion nyine akurikije ibyo twaganiriye kwa gatandatu no kuri televiziyo Rwanda no byose no kuwa mbere. Yambaza abatoza iki intenge nizihe karite ubona ari izihe cy'ibintu nk'ibyo, tuganira mu avi yanjye nuko mbitekereza. Munyumve neza, niyi nanabikora ntabwo ari bibi, nuko technically bifitemo akantu k'inenge. Reka tubijyane mu byumve neza kwizigira. Aperi rabanze kabaza ngo akinira ikipe y'igihugu swat nationale nkuru cyangwa se ya Chad, bati yego wenda niyo yaba atari umukinnyi wenda uhoramo ugasanga wenda yahamagawemo nka kangahe, bakaba bati umuntu kame mu nationale wabo yatekereje iyo ni blue tick, hari ikintu kame mu bivuze ikavivura. Icya kabiri, ese uyu muntu yakinnye imikino nyafurika wenda Champions League cyangwa Confederation, afite ako ka experience? Bati yaparticipyemo ikipe yakinagamo. Ubwo urumva akeneye ikipe nini, kuba avuye mu ikipe nini ikina mu marushanwa mu gihugu yari arimo. Ubirebe aperera bigenzura ku bakinnyi bose izana Brutic atakona ko ni keza. Dejo mba kibyo bintu biri kukubwira ko umukinnyi yari mwiza Iberi, umukinnyi wakinnye muri nationale nkuru cyangwa se ya Chani, akaba yakinaga mu ikipe ikina imikino nyafurika Champions League cyangwa Confederation, urumva ni byiza ikishyura. Ariko mu by'ukuri umupira nkuko twanabivuze kuwa mbere ni igitekerezo ubanza kugira, nono igitekerezo cy'uko ushaka gukina nicyo kigusaba abakinnyi bafitinga mu gitekerezo. Munyumve neza, ntabwo ugura abakinnyi ngo ubone kugira igitekerezo. Urabanza ukubaka uburyo bw'imikinire, ukabanza ukagena uburyo bw'imikinire, abakinnyi baza ari nko kuzuza kwizigira. Umuntu arabanza agashushanya plan, akamenya ngo ubuso mfite bungana gutya, hajyamo inzu ingana gutya, ibikoresho bijyanye na budget yanjye byaba ari ibi ngibi. None wowe icyo ukora buriya ngira ngo nkaye wubatse nta nubwo bigusaba ibintu byose bikorwa ubizi, right? Uramenya ngo hageze igihe cyo gushyiramo amakaro, urugi twapanze ni urunguru, ni iyi karite rugura gutya mu gakinjiro, twumvikanye ko plafo zimeze gutya arizo zizajyamo, amatara ari ubu bwoko ari ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Kubera iki? Urimo uruzuza igishushanyo ufite. Ni nko kugenda ushyiramo ikintu muri cya gishushanyo. Aperi rero irabanza ikagura ibikoresho yarangiza kubaka. Ni nayo mpamvu igira flops nyinshi, sinzi niba kubyumva. Ni nayo mpamvu abatoza baza buri wese kubera ukuntu abatekereza ukuntu ashaka gukina, asaba ko barekura abakinnyi benshi bakamuzanira abandi. Sinzi niba biri kumakinga sense. Birumvikana.
ifite ikibazo rero kimeze gutya. ariko APR ryagera igihe ikabaza abantu ikavuga ati ariko namwe muraducanga aho muba muhagaze kuko kritike za mbere APR yahuye nazo ikijya kuri politiki y'abanyamahanga hari ukwibaza ngo abo bashayibubu bavuye he urumva abakinnyi muzana iyihe level bituma nyine bafata icyo cyemezo cyo kuvuga ngo none tuzajya tuzana proven players yaba ari ku ruhando nukuri rwa Afurika nukuri nagira ngo nyine aho ngaho wasobanura neza nukuri ntabwo nanabivuze ntabwo kugura profile ari icyaha ndaguha nk'urugero urabona Wakara uyu wo muri uyu muvandimwe Alex niwe watanze foromo muri Al Hilal ubugira umugisha agiye Al Hilal yabwiye aba agent nawe arimo ngo turashaka umuwinga usimbura agira umugisha. wumva ukuntu ikipe zigura specifically iryo jambo niryo nshaka kumva mu buryo buri specific bwihariye agomba kuba ari umuwinga ukina iyi style touch and winga dusoreraho imipira wa wundi usabira ku ruhande uzi kudribra kuko bakeneye umuntu wa lookinga situation ubacengera nyine akerimina abadefanseri hanyuma akaba afite capacity yo kuba yanakora ibitego aho wamubona hose utubwire dufate igihe tugende tumurebe turebe niba twamwishyura. umva impamvu iryo jambo specifically cyangwa se mu buryo buri specific ariyo mpamvu twanavugaga APR abantu igomba gukenera bari abakora scouting, chief scout, director technique n'abandi kwizigira abakinnyi b'amazina bakinnye mu makipe y'ibihugu n'amaklube manini baguha garanti ko bakinnye kuri nivo hejuru bityo ko utibeshye ku rwego yakinagaho bityo nawe numuzana yaza akabaje gukina ku rwego rwo hejuru. ariko ikigira ikipe ni uguhuza karite za Iberi niyo yavuye mu ikipe ya 8 ukazuza n'iza Rugaju niyo yavuye mu ikipe ya 10 wenda kwizigira avuye mu ya 2 Samira avuye mu ya mbere ariko abo bakinnyi bakaba bafite ikintu cyo kuba bari compatible abahuzwa mu buryo bwo gukina. niyo mpamvu yitwa ikipe ni qualities mu matchinga zigahuza zikabyara umusaruro. rero ikibazo urumva niba uri kumva ikibazo APR ifite iri kugira some lack of profiling kubura abakinnyi bamwe bafite profile runaka ikipe yose ikenera nk'abo bakinnyi beza mu kudiribura b'abawinga twabigarutseho nk'abo ba nimero 10 bazi kwerimina bazi gucenga bagatanga imipira ya nyuma myiza. ibyo biva mu kuba iyo yaguze amazina ariko ntiyagiye specifically muri qualities zikeneye mu bakinnyi. niyo mpamvu ujya kubona nyine ukabona ni amazina manini ni abakinnyi bakomeye ariko ukibaza ngo ese Hilal kukijya kugura yagiye gukura agatipe muri Zambia nanone kasimbo yigira umugisha nubwo bazagura nundi. wabonye umukinnyi wakuye muri Gambia Samir ahubwo hari akandi kana kavuye mu cyiciro cya 3 muri Nigeria. hari n'umwana bazanye muri Gambia yavuye mu ikipe ya 8 ikipe ya kangahe ya 8 yakinnye Champions League yakinnye Confederation. icyo nagira umugisha bamuzanye batamukuye ahantu navuga ngo higitangaza avuye mu cyiciro cya 2 yaravuye mu cyiciro cya kangahe Burundi cya 2 byari icyiciro cya 2. uzi icyo ubushaka se kwizigira niba Hilal ijya gushakira aho ngaho birasobanura ko profile bose icyo bari gutindaho ngo dore yanyuza afite yiseverererere ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se afite iyi parcours muri kariyeri ye ni ugushaka kalite ziri specifique ku mukinnyi runaka. kandi reka nkubwire margin ntoya itandukanye abakinnyi ari nayo ya nyuma buriya igaragaza ubushobozi bw'abakinnyi. buriya abakinnyi imyitozo baba bakora uko baba baganirijwe uko babayeho ntiba bitandukanye cyane.
kwizi ikintu uzabona ari nayo karite ya nyuma umutoza arwana nayo iyo ari gukora muri specifique mu myitozo iri specifique ku mukinnyi ndetse n'iyo ageze muri cya gihe cyo kuvuga ngo ubushobozi bw'umuntu ku giti cy'Imana yamuhaye ndetse n'icyo umutoza akenshi atangira gutanga cya kintu ujya wumva bita freedom ubushobozi bwawe ku giti cyawe na cyagiye bari gukora imyitozo iyo bari bageze muri faze ya amelioration yindi yo kuvuga ngo turi kunoza ibintu bya nyuma hahandi abantu bitamurura bagatandukana n'abandi twavuye muri bya bindi byitwa lo collectif twese twiganye utwo tuntu turi specific Imana yaguhaye utwo ngutwo nituzana ugashyira ku meza tugatandukana n'utwo abandi urabona Onana Rayon Sport imuzana Onana abakinnyi rero yari yaragize bose babahinga mu myaka yari ishize yazanye akantu ko kuba specifically azi kudiribura azi gucenga urabona Ojera Reyimuzana yari ibonye urundi ruhande rw'umukinnyi specifically wihuta ufite pace ni gute bagiye kuba nubwo rero yabikoze itabiteguye nanone iyo yigirira umugisha arakaronda regira ntiyari yarewe planning ni ka karonda ni y'Imana y'abareba bajya basenga sinzi niba bajya bati Mana dore turakennye gira ibintu wikorera bagiye guhuza gute byarikoze batabipanze Samir babona umuwingu dribble kuri couloir imwe ucenga yinjira babona nundi ufite pace babagiye guhuza kuko batandukanyije quality kandi niko amakipe menshi akina ubu ufite Jeremy Doku ufite na Antoine Semenyo ufite Kivisha ufite na Desire Imana ikunda rero siko isaza Ruvumbu nimero 10 umeze ute ucenga agakuraho defense akabapasa noneho neza cyane uri kwibona ntabwo rero yari yarabipanze ntituyibeshye rengo yari scoutinze nayo irabizi ariko harakaruka karonda murera yigirira sinzi kuri ufundikanye ikabihuzahuza abantu bayo nkabona ngo ba bari umwaka wa peri igira imbaraga iba yakoresheje birasobanutse reka gatoya reka banze dutumike gatoya turagaruka mu kanya abantu batsinda mu buzima nababona amahirwe bakayakoresha iyo duhaha abenshi barishyura bakigendera ariko abaharanira intsinzi bo basaba fagitire ya EBM kuko bamenye ibanga ryo gutsinda nibyo koko ikubire loto yakuzaniye Tenga Promo aho fagitire zawe za EBM zaguhesha amahirwe yo gutsindira agera kuri miliyoni 50 y'amanyarwanda buri kwezi kandi akanyenyeri 562 urwego wiyandikisha muri Tengamara na Tenga Promo usabe fagitire ya EBM maze ujye mu bahabwa ishimwe kuri TVA ubone n'amanota yo gukina no gutsindira menshi Tenga Promo ba miliyoneri wubake n'u Rwanda wifuza icyitonderwa n'amafaranga usabwa kugira ngo ukinire ibihembo bya Tenga Promo. Ufite ibitekerezo, ufite ubushake ndetse waranabiharaniye, witeguye gutera intambwe ijya imbere, icyo ugura ni igishoro twabikemuye. Teza imbere ubucuruzi bwawe na BPR. Ubu wafata inguzanyo y'ubucuruzi igera kuri miliyari 2 nta ngwate nta mbogamizi kuko twizera umushinga wawe tukagufasha kuwongerera ubushobozi imbere cyane na BPR Bank. Ibyiza ku bacu. abanyamahirwe barimo barakomeza gutsinda cyane. Amakuru namenye nuko muri Tenga Promo wa mujene watsindiye ikibanza witwa Christian azajya ihabwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 8 nibwo impapuro nyine zose za invitation zaba zarangiye. Hanyuma itariki ya mbere kwa 8 bagahita banakora tombora y'umuntu uzatsindira imodoka ya Kia Soul. umunsi bazanatanga n'imodoka batanga imodoka ya Kia Soul. uwo munsi nuvuga ngo bazatumenyesha watsindiye imodoka. Tenga Promo ukuntu ibikora neza irabanza ikakubwira uwatsindiye icyo gihembo mukicaramo muzi akabanza akabyishimira pe cyane akajya mu miryango akabwira ukuntu yatsindiye icyo gihembo gikomeye cyane kuko ni umugisha. Hanyuma bagategura umunsi wo kukimushyikiriza kuko nabyo aba ari ibirori mu bindi. Nabonye ukuntu batanga imodoka ndavuga nti eba ni nk'ubukwe bakora ibirori bidasanzwe. uvuga ngo rero ubwo ku itariki ya mbere baramushyikiriza icyo kibanza bamukoreye n'ibirori. Hari ubwo baza n'umuhanzi akamuririmbira bakabiherekeje ikintu gikomeye cyane. Ariko uzaba ari umunsi ukomeye kuko nibwo bazatubwira uwatsindiye imodoka ya Kia Sorento. Ubwo dusigaje iminsi 3 umunsi w'itariki 28 urumva
yani 29 29. bivuze ngo harabura iminsi 3 yonyine tukamenya watsindiye ikibanza ni ibiregano w'ejo n'uw'ejo bundi uyu ngutu ukuyemo ni ibiri yego uvuga ngo iyi minsi ibiri byibura usigaranye gerageza mu by'ukuri wongere amahirwe yawe yo gutsindira iyi modoka ya Kia Sorento. Ni imodoka nk'iya 8 zabitanzwe nibuka neza, imodoka nyinshi zimaze gutangwa. Ubwo rero baravuga bati nta IBM nta mahirwe ufite yo gutsindira igihembo muri Tenga Promo. Urumva ko kana nta IBM nta mahirwe ufite yo gutsindira imodoka, ntabwo abo nta mafaranga oya ibintu byose ni facture ya IBM, akafacture ya IBM. Ubundi uzirikane ko ibihembo biri gutanga muri Tenga Promo ntabwo rwose biba birangiye. Iki kibanza cyatanzwe ntabwo birangiye, bazatanga ikindi. Iyi modoka izatanga ku itariki ya mbere, nutayitsindira uzakomeza ugerageze urebe ko watsindira indi. Ikikora ni kimwe gusa no kwaka facture za IBM, ubundi ukanda akanyenyeri 5 6 2 urwego, we uri muri Tenga Promo wiyandikishije, hanyuma ujye ujyamo muri system ureba amanota ufite. Nk'iyi modoka uyitsindira na amanota 150, iyo afite rwose wemerewe gukinira ku modoka. Iyo ufite arenzeho ni byiza cyane ko wakina inshuro irenze imwe. Uhaje uburyo bwiza cyane bwo gukina rimwe, ariko ukaba wakina token zose wifuza. Uburyo ujyamo kuvuga ngo urashaka gukina token zinga 10 15, ubundi bafite amanota kubera kwaka IBM, bikaba biryoshye cyane muri Tenga Promo. Ubwo rero mugerageze mu by'ukuri ibihembo bitangwa mu bitsindira. Ku munsi w'ejo bazatanga moto ndetse na miliyoni 2 ku banyamahirwe 2. Ni ikintu cyiza cyane. Ubwo rero uyu munsi ni umunsi wo gutegura ko ejo watsindira izo miliyoni cyangwa se niyo moto nziza cyane ya Spiro. Kandi akanyenyeri 5 6 2 ushyira urwego, ubundi uri muri Tenga Promo, ubundi uzirikane ko ugomba kwaka facture za IBM. Ibyo rwose Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi irabibutsa ko amafaranga bategereje watsindira igishoro kingana na 15 mu marushanwa ya Youth Connect Awards na Art Connect ya 2026. Kwiyandikisha byaratangiye kandi bizarangira ku itariki 31 z'uku kwezi. Art Connect ni ba rwiyemezamirimo bakora ibijyanye n'ubuhanzi, ibyiciro birimo visual art, performing art na literary arts. Uwa mbere azatsinda 15, uwa kabiri 10,000, uwa gatatu 8,000,000, kandi n'abandi benshi bazahembwa agera kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Hari kandi Youth Connect Awards abakora ibijyanye na ICT, agribusiness, manufacturing na services zindi zitandukanye. Uwa mbere azatsinda 15, uwa kabiri 12, uwa gatatu 8,000,000, n'abandi bahembwe agera kuri miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Hari kandi na Youth Connect Awards ifite ibyiciro byihariye, birimo ibyiciro by'abafite ubumuga ndetse n'icyiciro cy'abagore, aho uwa mbere azatsindira miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Kwiyandikisha wasura website ya Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi ariyo w3.moya.gov.rw kuri homepage, cyangwa se ukajya kuri social media zabo kuri X ndetse na Instagram. Kwiyandikisha bizarangira tariki 31 z'uku kwezi kwa 7. Sengo hasigaye umunsi w'ejo n'uw'ejo bundi. Nimucikwe n'aya mahirwe, tubikurikirane. Banki ya Kigali irahari irizihiza isabukuru y'imyaka 60. Ubwo rero mumenye ko urubuto pay ari uburyo bwiza cyane bwo kwishyura minervare y'abana. Iyo minervare rero kwishyura biroroshye cyane, kandi ugahita ubona n'ubutumwa buhamya nyine ko amafaranga y'ishuri yishyuwe neza cyane. Imyaka 60, Banki ya Kigali iri ku isonga mu gutanga serivisi nziza. Mfite iminota 3. Ibera hari ikintu wari ugiye kuzuza? Nanjye kuzuza. Nashaka gutanga urugero rufatika ku byo Rugaju yavugaga bya APR ryo kugura profile. Buriya bajya kugura Amani Michel, uyu musore ku ruhande, ntabwo tuvuze ko yabaye mubi cyane, ariko kugeza ubu ntabwo aratwereka ari umukinnyi mwiza, kuko nta gitego aratsinda, nta hasi aratanga, n'uburyo akina ntabwo bigaragara ko ari umukinnyi mwiza baguze. Bivuga ngo umutoza urumva Rugaju ajya kujya mu biruhuko, umutoza yarababwiye ngo hari umukinnyi w'umunya Cote d'Ivoire nshaka ko tugura ukina ku ruhande. Baramubaza ati nde, ababwira izina. Umutoza yabahaye izina ry'umukinnyi witwa Lamine Diakite. Lamine Diakite kuko yari amuzi iwabo muri Maroc, yakiraga muri Maroc muri Fusilaba. Ariko aravuga ati nkurikije uburyo iyi kipe ya Fus ihora igura abakinnyi izana abandi, uyishira kumurekura tukaba twamuzana. Lamine Diakite abagurira abakinnyi APR bajya muri Cote d'Ivoire, kuko ari umunya Cote d'Ivoire. Bagezeyo baravuga bati dushaka uyu mukinnyi, ariko abantu baravuga ati umukinnyi wungu umeze neza, uri mu bihe bye, ibyo bya profile, watsinze ibitego byinshi muri shampiyona. Bati Amani Michel ameze neza, ngo niyo mukinnyi mwiza. Ubwo ibyo umutoza yababwiye 0, babikubye na 0, babaguze Amani Michel. Ariko umutoza we yavuga ati ndashaka Lamine Diakite, ndamwiziye, namubonye muri shampiyona ya Maroc muri Fus. Ntumbwire ko ariko byagenze byabiteye isoni, ntabwo kwikubitira, ntabwo ari we ugomba kugura Amani Michel. Lamine Diakite n'umuwinga
cyane Eh. umuwinga uyu bwumva nta nubwo banagize interest icyo gihe bagezeho bahindura ibitekerezo bahindura ibitekerezo umutoza yarahageze asa nyine abonye batangaza Mani Michel ahubwo wenda agira ngo bazabagura ari babiri n'uwo Lamine Diakite bazamuzana baba ari abakinnyi babiri ajya ahitamo wakinisha ariko siko yigeze kubivuga muri press conference cyane uzabona igihe yavuze ngo hari ngo umukinnyi ngo twazanye ngo yitwa Lamine abantu baramubwira ati yitwa Michel ngo no ngo ni Lamine yavuze Lamine bagira ngo aribeshye bamutrolinga ngo yavuze umukinnyi ngo wagiye bagira ngo avuze Lamine ba no yavugaga Lamine Diakite we yari azi ko bazina Lamine Diakite noneho abona bamuzani Mani Michel hari akantu njya abantu bavuga ngo udarinze ikintu nanjye gukora ikosa ry'aka website runaka bajya baserereza k'abavandimwe ngo udaringa ikintu bakazana ikitari cyo none se ibyo bintu birashoboka none se abo bantu bagura se bakwiha iyo audacity gute yo gukora ibintu batemeranyaho na coach wabo kandi ari we mutekinisiye ya APR dafite directeur technique so umuntu w'umutekinisiye ubwo babizeye se nyine APR yashyize abantu bagura abakinnyi yashyize abantu bagura abakinnyi abo bantu abagabo batatu batanga none se abo bantu bagura abakinnyi bitekereje cyangwa bagura abo bemeranyije n'umutoza kandi bafite directeur technique n'umutoza wa muri rero yakemuye ubu ngubu uri kugura urukona abakinnyi regura ni profil ishaka kuko Rayon Sport barabanza bakaganira hari ingengo na directeur technique bagura umuntu bashaka niyo mpamvu bafite na profil zitandukanye igiteye isoni nuko n'umutoza aba muri abo bantu bagomba gushaka abakinnyi nawe abamo aho kugira ngo babanze bamukonserte bamubwiye bati rero hari undi mukinnyi batubwiye banabiganira batatu bazanye umukinnyi harimo abasirikare babiri ariko bari mu gice cya finance cyane b'abakoroneri hakamo n'undi muntu w'umunyamupira reka mwihorere hari intambara ntajya njyamo hakaba na coach ni abantu bane bafata decision hari coach Taleb hari umuntu w'umunyamupira hari nabo abakoroneri baraka abakoroneri ntago ari abatekinisiye mu mupira abo ni abantu baba bagira ngo APR itibwa mu buryo bw'amafaranga baba barimo babireba none se ko wari we mutekinisiye mukuru mufite kuko niba uri kubibona ibintu twasobanuye APR ifite abakinnyi bafite uburyo bw'imikinire busa ni nacyo kiyigora mu kwanirokinga iki ni ibintu bisa si cross se APR ibintu byayo baba bisomeka ubibona umupira ku ruhande ushatse unahumirije rimwe uzabikore wogerezanyije na Rugangura umupira nugera ku ruhande nushaka uzahumirije ngo reka turebe aramusize hindura cross wafungura amaso n'ubundi yayiteye reka turakire Jean Baptiste tubwiye yageze amakuru agezweho mu kanya twaganira kuri Sekafa ikipe yanyu Rayon Sport ifite match nimugoroba na Tusker ndetse tunarebe na Simba ikirimo irabura muri iyi Sekafa n'ibindi byinshi cyane mu saa yacu ya kabiri. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda numva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda usumva radio bikumariye. saa yine ziruzuye neza muri studio za Radio Rwanda ikomeje kuvugira hano i Kigali tuje kubagezaho amakuru agezweho ku buryo bwinshi amakendi nisingizwe Alain Jean Baptiste. Ari Addis Abeba muri Ethiopia, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahuye kandi agirana ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Somalia Abdusalam Al Ahmed. Ibiganiro by'abayobozi bombi byibanze ku kurushaho gushimangira umubano n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Somalia, banungurana ibitekerezo ku bibazo bihuriweho bireba ibihugu byombi n'akarere muri rusange. Ibi bikaba byari bimwe rero mu biganiro biri kubera muri Ethiopia mu nama isanzwe ya 49 y'abayobozi b'akanama k'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ku munsi w'ejo kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanashyize umukono ku masezerano ya Afurika yunze ubumwe yo gushyira iherezo ku ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa. U Rwanda rwabaye igihugu cya 9 gisenyewe amasezerano agena uburyo bw'ishyirwaho ry'amategeko afasha mu guhangana no kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa abagore n'abakobwa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ikabivuga ko u Rwanda rushyigikiye amasezerano n'amahame yose hari mu murongo n'icyerekezo cy'u Rwanda ndetse na politiki y'igihugu y'uburinganire.
umuryango w'abibumbye wavuze ko impunzi z'abanyesudani zirenga 930 zimaze guhungira muri Chad, igihugu rero gihana imbibi na Sudani kuva intambara yatangira mu myaka 3 ishize. Kuri ubu inyinshi muri izi mpunzi ziri mu nkambi ziri mu burasirazuba bw'icyo gihugu, cyane mu gace kiganjemo ubutayu. Ni impunzi zikomeje kugorwa n'ubuzima kubera ko nk'ubu imwe mu miryango ivugira ivuga ko zibona amazi ari munsi ya 1/2 cy'ingano y'amazi umuntu akenera ku munsi, nk'uko biteganywa n'amabwiriza y'ubutabazi y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Ntabwo ari amazi gusa, kubera ko nko ku ivuriro ryo mu nkambi ya Gudrane ababyeyi bakiri bato bahagarara ku murongo bategereje kuvurwa, mu gihe umuganga rukumbi ukorera muri iyo nkamba gihanganye n'ikibazo imiti yonyine idashobora gukemura. Ibihugu bya Gabon na Guinea Equatoriale byo byashyize umukono ku masezerano harangiza burundu amakimbirane yaramaze imyaka myinshi ku birwa bitatu bito biherereye mu mazi hashobora kuba arimo peteroli nyinshi. Ibi bihugu byombi byo muri Afurika y'Uburengerazuba bwo hagati byari bimaze kuva mu ntangiriro z'umwaka w'1970 guhanganira inshuro zitandukanye uburenganzira bwo gucunga ikirwa cya Mbani gifite ubuso bwa hegitari 30 hamwe n'utundi turwa duto duto twa Kokotie ndetse na Konga. Mu mwaka ushize urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye ICJ rufite icyicaro mu Buholandi rwemeje ko uburenganzira kuri ibyo birwa byose bifitwe na Guinea Equatoriale. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe Mahmoud Ali Yusuf nawe washyize umukono kuri ayo masezerano yashimye uko ayo makimbirane y'imbibi yakemuwe, avuga ko yari amaze igihe kinini cyane akomeje kandi akomeye. Mu gihugu cy'Ubuyapani umutingito wari ufite ubukana bwa magnitude 7.1, ingaruka zawo zikomeje gushegesha uduce dutandukanye wumvikaniyemo. Ni umutingito wigirije cyane nkana mu majyepfo y'uburengerazuba bw'iki gihugu, ku buryo ndetse Minisitiri w'Intebe Sanae Takaichi yavuze ko wahitanye abantu 13. Iyi mibare ariko iracyari y'agateganyo kubera ko hakiri abandi bantu batazwi umubare bataraboneka, abenshi bakaba bari munsi y'ibisigazwa by'inzu zahombaguritse cyane zisanzwe zubatse mu isoko rinini ryo mu ntara ya Kumamoto. Abategetsi baracyafite impungenge z'uko hashobora gukurikiraho n'indi mitingito ikomeye. Mu burasirazuba bwo hagati hongeye kubura ibitero byatangiye mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu nyuma y'iminsi mike yarishize nta mirwano ikomeye iba. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyavuze ko cyahagaritse ibisasu bya misile byarashwe na Irani, hanyuma kigafatanya na Arabia Saudite kugaba igitero ku mitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na Irani iri hakurya muri Iraq. Imibare igenekereje yerekana ko ibyo bitero byahitanye kandi bigakomeretsa abantu barenga 10. Reka mbabwire ko indi gahunda y'amakuru nk'aya muza kuyikurikira ku isaha ya 5. Hagati aho gahunda zindi za Radio Rwanda zo zirakomereza ku rubuga rw'imikino na bagenzi banjye bo mu ishami rya sport. Iyo nkoresheje produit ya Movit nsohoka uko nshaka udushya na Movit. Iyi produit ivuguruye igura umusatsi mwiza muremure kandi woroshye. Gerageza style iyo ariyo yose maze ukoreshe spray ya Movit ituma umusatsi wawe ubengerana ugaragaza itandukanye. Movit iboneka mu masano yose na boutique zikwiriye. Movit all day confidence. Ese ko ari uguhinda n'ubundi itagukunda itakurinda wafashe intego ukayitera umugongo nk'isekandi. Inzoga ni gito yirinda bato nta nkitangiza yihungire kure. Nyamara nguzana umunezero w'ubuhese kahubwiza n'umuze. Inzoga si wane tunywe less.
tubaye ikaze mu isaha yacu ya kabiri y'urubuga rw'imikino, twizere ko tubasanze ku mirongo mutwumviraho. Reka tubabwire ko turi kumwe na China Electric Vehicle Rwanda ikomeza kutuzanira imodoka nziza cyane za Geely EX5 EV ndetse na EX2 EV nshya rwose, kandi nta handi wazisanga uretse muri China Electric Vehicle Rwanda, umudistributeri wenyine wemewe ku mugaragaro mu Rwanda. Abangaba ni naryo ku isoko ryo mu Bushinwa, izi nizo modoka zigurwa cyane kurusha izindi zose. Hanyuma rero aho waba ugiye hose mu mihanda wacamo yari yose, ntabwo izi modoka zifite ikibazo cyo kuhanyura. Hanyuma zirikana nanone ko bafite za pickups ndetse n'ibindi. Ntibajya batuma ugura imodoka utabanje kumva uko igenda, uragenda ukaguha test drive igihe cyose ugatwaraho ushaka kumva ukuntu imeze. ubundi kera urabyibuka abantu tukiri abana ukuntu bavuga ngo mbonja ubonyeho ariko nabo bari abatipe, nabo bari ba hari igihe njye nabondeshaga kuri 5 nkaba mbonye akayiko ugatahana ko, ariko akabana baba ubuzima butangaje. uzi ko hari igihe reba akanyobwa kamwe ukuntu ari gato, kamwe bakita intuzi imwe, intete y'ubunyobwa kamwe, kugira ngo ndondereze utwo nagiye mbonjesha tune 3 hari n'uwabaga ari fake akagwatubirisha ntiyarenza 3 bro. nabondesha nko kuri 5 n'abazengurutse bose ngiye muri sale mfite nk'umunyobwa nka 10 ugiye kureba agafilime, mfite nk'igiceri cya senkani namaze kukishyura filime ugiye kureba igihinde, nkazajya nshyiramo kamwe agatete kamwe kugira ngo karangize filime abiri ngo ndondereze musurika amasa. njya numva abantu munywa byere muvuga akajambo ngo ari kuyinywa ayicira ni iryo jambo. Kwa kundi nk'umuntu ashobora kunywa nk'agacupa kamwe nk'isaha yose, akaba mace yose asomaho wagira ngo ari kunywera mu gafuni cyane bikarangizanya. hari ibintu njya ntekereza nkavuga shabana nk'ubu ngubu hari umuntu unyegispektingamo ibintu bikomeye, ngo nyuma y'ibyo bintu byose byabaye we none ari gukora muri Amazon nkora yo Rwanda nticyuye mbabariye koko n'ibyo bintu umuntu aba yaranyuzemo ko ari ubunyobwe butana amasaha kamwe kugira ngo kabanye uruganje ubwo nta kintu wagezeho n'iki ntagezeho ahubwo ko ibintu byose ntegereje arabigeze wabasha kwigurira ubunyobwa. hari umukobwa waguze amandazi ipaki y'amandazi 10 kuri TikTok nikaransekeje ako kantu, aravuga ngo ndi umwana ngo izi zari inzozi zanjye kwigurira ipaki y'amandazi ngo inzozi zanjye zo mu bwana zigeze. nanjye rero nakwigurira ikarito y'ubunyobwa ariko ibintu byarakunje. Shete wanjye w'umuganga we yageze mu kazi akora hano muri MBC Nyamirambo. Umunsi wa mbere agiye mu kazi yarabajije ngo namutse natse inguzanyo bampa ngahe, baramubwira bati 5,000,000 baziguha. Yafashe 5,000,000 kugira ngo azajye ahantu yigurire inkoko yayiguriye ayirye. yafashe inguzanyo yo kurya inkoko, wenda andi mafaranga azakoresha ikindi kintu, ariko abanza aryemo iyo nkoko avuga ati ndayiguriye ibindi bize nyuma. Bana yishyuye arira Gicupi niwe ujya utubwira nyamara twara Gicupi kuki ukunda umuceri wa mwana we ngo jyubereka ngo twawurya byari cyumweru ngo jyereka Noheli no kuri Pasika n'ubusinda uhaga agace. so ningira ngo rero China Electric Vehicle Rwanda irabanza ikaguha umunyenga ukabanza ukayumva imodoka ukumva ko igenda cyane. Hamagara 36 cyangwa basanga muri Equim Plaza KG9 Avenue ya Nyarutarama, niho bakorera neza cyane. Hanyuma reka twihute twinjire mu mikino ya Sekafa Kagame Cup. Transfer imwe twagomba kuganiraho ya nyuma ni y'umujene bita Nishimwe Blaise, yaramaze igihe atavugwa nyuma ya cyagihe ashaka kuva muri Rayon Sport akajya muri APR, yaje gutizwa muri za AS Kigali ariko n'ubundi agenda asubira inyuma. Uyu musore rero ikipe ya Matare United yo mu gihugu cya Kenya yamaze kumvikana nawe, yagiye kumusinyisha amasezerano y'umwaka umwe kugira ngo yongere relance kariyeri ye. ngira ngo ni amahirwe akomeye Ibera abonye yo kuba yaransa kariyeri cyane. Nishimwe yari yagiye muri Muhanga kwa Gatera Musa, Muhanga ikizamuka biranga bibona ko nyine bitameze neza, baratandukana. Turasinya n'amasezerano ko ndibuka ko bari muri test yo gusinyisha abakinnyi. Nishimwe yarimo rwose muri abo bakinnyi, icyo gihe yazanye na ba Fabrice Twizeyimana n'abandi bagiye batandukanye, birangira adasinye.
amaze byibura nk'imyaka nk'ibiri atari gukina kuko ndibuka ko ari no muri gorira naho yagezeyo umutoza Arekirasa ntako atagize pe buriya Arekirasa ni umwe mu batoza bashaka kugerageza ibishoboka yararwaje biranga rwose anabwira papa we Mateso kuko nano umutoza amubwira ibibazo umukinnyi we afite yaramubwira ati umukinnyi we ni umuhanga ariko urabona ko mu mutwe we ntabwo ahari uramubwira ibintu ntabyumva ukabona ko rwose adahari uramubwira position bagomba guhagazemo igihe wenda badafite umupira sibyo akora ukamubwira niba afata umupira hawushyira sibyo akora kandi ukabona yafunze umupira first touch ni umuhanga cyane uyu musore ni Ishimwe Blaise igihe twarakinanye cyane yakinaga icyo gihe muri iyi kipe yitwa Shining yaza kuvamo ajya muri Center Force aragenda azamuka uyu mwana umupira wa mbere afunze ebana hana ushyira nushaka kuwukoraho ni umuhanga cyane muri touch ya mbere bari ya mbere afunze ariko ikibazo afite kugeza ubu niba cyagiye agomba kujya muri APR byaramutushije nyuma yakaza gufata utundi tuntu ubona ko twagoye umubiri we ubona ko n'imbaraga z'umubiri ntabwo afite imbaraga z'umubiri urumva niwe ugeze kuvuga ngo Gishweka sinzi inama amugiriye ibintu agomba kurya Gishweka nta mbaraga z'umubiri afite abihuje rero n'uyu musore Ishimwe Blaise nta mbaraga z'umubiri afite kandi umwanya akinaho ukeneye imbaraga kabisa ku buryo afunga baro hagira umuntu umugonga bakajyana mu mbaraga akaba yayitsindiye duel ubwo rero kubabonye ikipe muri Kenya biramusaba gukora cyane ko Kenya nabo nkuko mwabivugaga bakina umupira w'imbaraga bakina ku bibuga bibi cyane nk'ikipe ya Matari bibuga bibi cyane ku buryo bigusaba nyine kuba yabaye 14 muri shampiyona yabaye 14 mu makipe 18 kuko muri Kenya bagira amakipe 18 bakamanura 3 amanuka 3 Kariobangi Sharks Bidco United na Sofapaka yarimo abakinnyi benshi basinye muri polisi niyo yabaye ya nyuma muri icyo gihe hanyuma Posta Rangers yabaye 15 Matari iba iya 14 ko na za Ulinzi zarahiye na za Bandari aho hafi cyane zarahiye cyane ubwo rero yasinye umwaka umwe baramusanze Kigali baje Kigali baje kumureba i Kigali baganira no agent wari nawe papa we Mateso Jean de Dieu n'umwungiriza muri Gicumbi yungije Lotfi arafite impano no mwana nuko hagiye hazamo utubazo afite impano mu kumanaginga kariyeri ye ariko aracyafite imyaka imwemerera kuba yareransa kariyeri aramutse byagatuza kimwe mu bintu nyine ubona nawe akeneye gukoraho ntabwo aragenda none se Lewandowski ntiyakinanye na Lamine Yamal ngende nagiye wagiye baba barakinanye ntabwo bisobanuye ko bangana inde nande kuba Iberi yakinanye na Blaise wakiranye na Iberi yari mutoya ariko kuri wowe Kameme yari muto cyane kandi nawe anavuze yakinaga Shining n'ikipe y'abatoya burasa abagejeje imyaka 30 Blaise cyane oya cyane none se kaje ubundi mureba nabona gafite nka 23 reka da abakinnyi bacu bari gafite nka 25 none se bura uruziko nka Keve imyaka yafite Keve Muhire araturuta Keve imyaka afite nta muntu yiza afite imyaka myinshi ariko igihe cyose abagaragara ko ari muto Keve ntabwo 35 35 arifite Keve ariko Faruku Mia afite 29 nta kibazo Faruku Mia afite 29